uyu musaraba iyo umuntu awufite bisaba no kuwukunda. Gukunda umusaraba wawe n'ukuntu uvuna. Umusaraba uravuna. Iyo umusaraba utawukunze ucamo kabiri. Ucamo kabiri. Nyine niba umugore yarakunaniye utegetswe kumukunda. Nize nyungu ziri mu gukunda umusaraba wikoreye. Okay, très bien. Navuga ngo nta rubanza muciriye ariko abanyarwanda bavuze ngo tujye dukoma urusyo dukome n'ingasi. Niko bimeze. Nta muntu ukiranuka muri byose. Biri avuga ngo ntawe era nk'Imana yacu. Iyo ugiye kuvuga rero ko ari mwiza utari ufite amakosa, we n'umugabo wawe yabaye mubi ariko ntiwagize kwihangana. Nayo naryo ni ikosa wagize. Irindi kosa. Nyine kutihangana, sibyo? Wenda ntago tuvuze yuko ataba mubi kugera ku kigero c'100% wenda nkuko yagiye nge ntacyo twapfuye, ariko ntago umugabo wanjye yagiye ko yaranyanze pe. Ndabihamya neza ko yaba yaranyanze ntaba yaririwe aza kundambagiza mbere uko amenya hari abandi bakobwa yari gushaka aba yarakunze. Navuga kugeza isango ni Satani. Ntago ni mahoroniza, ni Satani wabikoze. Satani yashakaga gusenya umurimo w'Imana. Abakozi b'Imana bararwanwa cyane, sinzi ikintu niba abantu bakizi. Navuga ngo abantu nibikore imisaraba yabo bayikuremo base, bayikuremo banyena, bayikuremo abasaza babo. Hari igihe umuntu afata umusaraba w'urugo rwe akajya kuwushyira kuri sebukwe cyangwa akawushyira kuri nyirabukwe. Abantu nibikorera imisaraba yabo kuko umusaraba wawe iyo uwikoreye urawukunda kandi niyo ukuremera ukawihanganira igihe cyo gutabarwa biraryoha. Ibyo bibaho cyane. Hari umusore muri aba turi kumwe byabayeho mu bantu bari hano yishyuriye umuntu rwose araje ahita amwereka munsi y'ikirenge. Ndamuketse inyuma ya kamera. Ndamuketse kuko yes mwene data uri hano nihangane. Yes, reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kw'iyobokamana TV. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko tuwazaniye umumama rwose wambaye neza cyane pe, wabyambariye kandi bigaragara rwose ko afite ibineza yuko Imana imugende mugira neza mu buryo bugiye butandukanye. Reka rero tumwakire, uretse ko n'ijambo ry'Imana ridusaba ko niyo twaba dufite ibibazo cyangwa duhangayitse mu mutwe, ariko dukwiye kugaragariza abantu yuko twishimiye yuko Yesu yapfuye akazuka. Ibyo bintu warubizi mama cyangwa bimenye nona? Uzi ko Imana idutegeka yuko no mu gihe cy'imibabaro tutagomba kwereka abantu bose ko tubabaye, ahubwo tugomba kwiyumanganya tugaseka, tukabwiriza, tugakora umurimo w'Imana. Ibyo byose tukabyirengagiza ubundi Imana ikazaca inzira bigakemuka. Niko ngo bigenda buryo. Amakuru tubahaye ikaze kw'iyobokamana TV n'ubundi. Murakoze cyane ko nsanzwe mbikora. Ndifuza kwanza gusenga mbere ko dutangira ikiganiro. Wow, mudusengerere rwose, mudutereke mu mavuta y'Imana kugira ngo anyobore ibyo mbabaza namwe ibyo musubiza bibe bihumekewemo n'umwuka wera w'Imana. Mana tugushimiye neza yawe, tugushimira urukundo rwawe. Nyemerera mwami Imana tugutumire muri iki kiganiro, ntaba ari twahubwo izina ryawe rihabwe icubahiro. Mana tubure wowe ugaragare muri twebwe kandi ibyo tuvuga bibe ibyo kukubahisha ndetse ibyo tuvuga bibe ibyo kugirira abandi umumaro. Mana turagushimiye ku bwa byose. Rero senya umuntu wese uzareba kino kiganiro uzamukomeze bitewe nuko ari guca mu bihe bikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, muratangira no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwase Jacqueline, ndi umumama w'abana 4, ntuye Kagugu, undi Imana n'abantu bayo. Narabisobanuye bushize ko ntarabona itorero ryo gusengeramo rinyegereye, nterana nyine bisanzwe nyine ahanyegereye. Yego, murakoze cyane. Okay. Ngira ngo ni mama Jackie, nibyo? Mama Jackie niwe tugiye kuganira n'ubundi. Bushize muzi ko twaganiriye aduha ubuhamya butandukanye, uburyo yatandukanye n'umugabo aramutarigendera, byose twarabigiye tubivuga. No kugira ngo nibutse abantu babibuka ubuhamya bwe, uraba buri no munsi y'iki kiganiro kugira ngo wowe utarabureba ugiye kw'iyobokamana TV maze urebe ikiganiro kibanziriza iki ngiki. Akaba rero ari umumama uri kumwe n'abana 4 nyine, arabareza arabatunze, ariko batunzwe n'Imana buriya da. Ubundi njya numva abantu bose badafite abagabo bavuga ko Yesu ari we ngo umugabo w'abapfakazi, se w'imfubyi, umugabo w'abatandukanye n'abagabo.
harya nibyo buriya nawe Yesu umufata koko nk'umugabo wawe niko mbifata. ese buriya muvuze ko Yesu ari umugabo wanyu mushingiye ku kiwenda Yesu ni papa, Yesu kuri njye ni papa, Yesu ni byose kuri njye, Yesu ni byose kumufite, niko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko umuntu ashobora kwibaza Jackie, mama Jackie, hari ni gute umugore wibana akizwa akubaha Imana bigashoboka n'intambara bafite? Urumva yuri umugore mwiza nk'uko nguku abagabo bakuruzi bakurambagiza bagira gute, abaje barambagiza bari seriye, abashaka gutereta byantereteho bigendera, ariko ibyo byose umuntu akabirenga akubaha Imana kandi akaniyubaha bigakunda. Hari umugore wibana uri kureba kino kiganiro kwiyubaha wenda bishobora kuba byarananiye cyangwa bigora, ariko akumva inama umuhaye y'uburyo bigenza ubundi nawe agashikama. Urakoze cyane. Mbere yuko nsubiza kino kibazo ndashaka kubwira abantu ko mfite channel yitwa Imana Irakiza TV, bazajya banankurikiranaho. Izi nama uri kumbaza cyangwa iki kiganiro tugiye kugirana n'ubundi naho bazajya babisanga. Urumva nk'iyo uca no muri ubu buzima uko ugenda uhuye n'akantu niko urushaho kubwira wa muntu mwene so nyine uko yakwitwara muri cya kigeragezo cyangwa se rwa rugamba arimo gucamo, niko navuga. Rero uyu munsi umbaje ikibazo ni cyiza cyane kandi koko kinumvikana umuntu wese aba akwiye kwibaza. Nanavuga ngo uburyo dutangire muri iki kibazo, navuga ngo iki kiganiro nagihatemeye yitwa inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba. Yego, umusaraba. Rero navuga ku ruhande rw'umudamu wibana uburyo ashobora gukizwa akarera abana. Mu by'ukuri umuntu wese yabasha gukizwa kandi akarera abana, ahubwo wenda utabasha gukizwa ngo arere abana nuba yananiwe kwihanganira ubuzima ari gucamo. Nyine tuvuge ushobora kuba wari ufite ibintu umenyereye kurya kunywa, nyine bya bintu wabibura bigatuma gukizwa nyine bikunanira. Ariko umaze kumenya neza yuko ababiribira mu mubiri bazasarura kubora nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, umenya icyo gukora. Tubonye abantu benshi bapfa, tubonye benshi bagenda, tubonye benshi bagaruka, tubonye indwara zimara abantu, mbega tubonye byinshi muri uru rugendo. Navuga ko twize byinshi, tubonye byinshi, twumvishe byinshi. Rero mu magambo make navuga ngo umudamu abasha gukizwa muri ubu buryo. Icyambere gituma umugore wibana abasha gukizwa ni ukwihangana. Ikindi cya kabiri gituma uyu mudamu wibana abasha gukizwa navuga ngo ni ukunyurwa. Iyo umuntu anyuzwe akabifatanya no kwihangana, ni ukuri byose birashoboka. Kandi iyo umuntu nyine yihanganye mu gihe ari gucamo, Imana imugirira neza, niko nabivuga. Gusa nyine umuntu iyo yibana biba ari urugamba, biba bigoye nyine nk'uko bivuga, imitego iraza, abibishuko bakaza, buri muntu wese nyine araza. Ariko icyambere no kumenya ngo ese mu buzima bwawe abantu bose baje ku buzima bwawe nabukuri nabumugisha, amarembo yose ari kuza afunguye ku buzima bwawe arakwiriye kuri wowe. None iyo umaze kureba ukabona ko ya marembo adakwiriye, nibaza ko urayafunga. Wenda tuvuge ariko ubu buzima buranagoye, aba bantu baca mu buryo butandukanye baza mu buzima bw'umuntu. Hari umuntu uza akabishyira mu rwego rwo kuba wamubera sister cyane, bikarangira nyine bikarangira ejo ubyaye kandi byaratangiye muri abavandimwe. Hari umuntu ushaka kuza akakubwira ko ashaka kugufasha, ni ukuri pe akanagufasha ariko ejo bikarangira guteye umuruho, wa muruho nyine noneho akawugusigamo ukawimenyera, kandi n'ubundi yaragusanze hari undi muruho. Hari umuntu uza yigize ko ari umukozi w'Imana, ni urugero, akaza akavuga ngo aje kuguha inama, aragira ngo musenge, aragira ngo agufashe mu buryo nyine bwo kwaguka mu buryo bw'umwuka, nawe ejo bikarangira akubyaje, ni urugero, cyangwa se bikarangira anakugize umwesikoro, wenda ugatangira kujya ugenda ufata utudeni kugira ngo wenda wakire umukozi w'Imana, ariko ejo akagusiga, nyamara na twa tudeni akagenda tutishyuwe, wakagusiga nko muri cya kigeragezo, ni urugero. Rero abantu hano muri ubu buzima haza abantu benshi. Iki cyiciro cy'abadamu bibana haza ingeri nyinshi cyane. Haza ingeri nyinshi z'ibigeragezo z'abagushuka. Hari n'umuntu uza nyine afite ayo mafaranga pe, nyine wenda akakubwira uburyo nyine yafite kandi azagufasha. Ikintu kijya kigora abantu ni ukutamenya ko umuntu nagukura mu buzima gushyira mu bundi, udakwiye kumenya yuko bwa buzima, ikintu abantu bakwiye kumenya ni ukwibuka neza yuko bwa buzima iyo wa muntu abugusizemo biragucanga. Kandi ni ukuri, reka nkubwire, umuntu naza akakubwira ngo uva muri ubu buzima ujye muri ubu,
Imana niyo yonyine ikura umuntu mu buzima ikabasha no kumurindiramo kuko aho ibimushyize iba izanahamutungira. Rero abantu benshi nyine araza akakubeshya ngo ndagukodeshera inzu, ariko nyuma iyo amaze kubona icyo yagushakagaho ntago za nshingano yemeye ku buzima bwawe zikomeza. Niko nabivuga, nicyo nasobanura. Aha, ngira rero ngo inama nyine irimo nuko umuntu agomba kunyurwa nuko ari, kandi akumva byinshi ariko agasubiza bike cyangwa akabitekerezaho mbere yuko bigenda gutyo no kudahubuka. Ikiganiro rero wakihaye teme ivuga ngo ni inzira y'umusaraba. Niba ari umusaraba yindi Yesu avukira kwa Mariya akagenda ko ahungishwa, akagenda akagaruka agakora ibitangaza Yerusalemu, akajya hirya no hino, babandi yabikoreye mu kanya gatoya bati nabambwe maze bamuhingura igoroko, umusozi w'Igorogota, bamutera imisumari neza neza rwose ava amaraso, ati byose birarangiye, umwenda ukingirije ahera ubutabutsemo kabiri. Ni iyo nzira y'umusaraba tugiye kuvugaho, cyangwa ni inzira y'umusaraba wa Madamu Jackie cyangwa w'abantu bafite ibibazo wenda nk'ibyawe cyangwa babaye bari kureba kino kiganiro? No musaraba wuhe? No wa Joshua, no wande, no wa Baraba, no wa Yesu, no wande? Urakoze cyane. Inzira y'umusaraba nifuza ko twaganiraho ni ubuzima abantu bacamo. Urumva nyuma yo gukora filime documentaire ivuga ku buzima bwanjye. Warayikoze? Yego narayikoze. Iri kuri Legacy TV. Yego. Mu by'ukuri nyuma yo kuyikora navuga ngo nagiye nakira ingeri nyinshi z'abantu. Cyakoza Joe navuga ngo abantu barashize hano hanze. Hari igihe ujya mu kiganiro cyangwa se ushobora guhaguruka wumva ko ari wowe wababaye gusa, ariko abantu barashize. Ugasanga wowe ubwo ugiye kuba muganga ukavuga ati reka ngiye ndumva ibigeragezo mfite ntaho bihuriye. Aho nkoreye iyo filime documentaire no gukora izi interviews zitandukanye mu macana atandukanye, nibwo nabashije kumenya ko nta bibazo mfite. Hari igihe ngo ujya kwa muganga uvuga ngo urarwaye, wagerayo ugahita usanga hari umuntu urembye, ukahita uba murwaza. Byambayeho ngewe nigeze ndwara umutwe ukuntu nyine bimwe by'ubusore mpita mvuga ati reka njye kwa muganga. Ngeze Kibagabaga, Yesu we shambure bansizemo nsangamwe abantu barembye neza babuze n'abarwaza, ndarwaza. Nukuri ndarwaza, n'imiti nayinyweye ndi umurwaza wabo batipi. Urumva rero bibaho cyane. Noneho rero documentaire urayikora bituma uvuga ubonamo inzira y'umusaraba abantu banyuramo. Rero nabonyemo inzira y'umusaraba. Nari nsanzwe nyizi ku buzima bwanjye, nanasanzwe nyizi ku bashuti banjye ba hafi babanyegereye, ariko nayisanze muri rusange. Noneho bituma rero nyibonamo icyigisho. Ariko n'ubundi baravuga ngo buri muntu wese ngo agira umusaraba we, ngo cyokoze ngo ikintu Imana yadusigarije yo kabyara ngo ntishobora kugukorera umusaraba utabashije kwikorera, ngo wirebe ibiri ufite ikakwegekaho umusaraba ubona uzashobora kwikorera ukawugendana. Urakoze cyane. Mbere yuko mvuga ku bijyanye n'ikiganiro turimo cyangwa se inzira y'umusaraba nifuza ko abantu tuganiraho, iri mu buryo bwinshi butandukanye. Reka dusome mu gitabo cya Efeso ibice 6 umurongo waho wa 10. Umutwe w'amagambo uravuze ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. 10 akavuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana iduhana umugisha. Amen. Urumva ijambo ry'Imana tubwiye ngo tubashe gutwara intwaro zose z'Imana duhagare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ese Joel wakibaza ngo intwaro zose z'Imana ni izihe? Muri urugendo rw'inzira y'umusaraba hari ikintu nshaka kubanza kuvuga. Nagira ngo mbwire abantu ko nimba wenda waravuye iwanyu ufite imisaraba y'iwanyu, ufite imisaraba y'ukuntu isona nyoko bakuze, uko wakuze ubona babana, uko wakuze ubona barwana, uko wakuze ubona batongana, uko wakuze ubona nyine iby'iwanyu bimeze. Nagira ngo mbwira ngo
umuntu n'abageze ku mugabo yaragiye gushaka yifata imisaraba y'iwabo na karandezi wabo ngo abiture ku mugabo urumva tayari ubugiye kumwikoreza umusaraba wundi this kandi nawe afite uwo yikoreye buryo cyangwa se niba umugore avuye iwabo afite umugabo afite imisaraba y'iwabo afite igikomere cy'ukuntu yakuriye ku muhanda kandi afite ababyeyi afite igikomere cy'ukuntu mama we yashatse kandi akamubyara wenda bwa gatanu ahantu hatanu ni byinshi nyine bishobora kuba byarakubereye umusaraba w'iwanyu wifata wa musaraba wawe ngo uze uwikoreza umugore wawe yego sibyo yego birumvikana cyangwa ngo wifate umugore wawe nagukoreye ikosa ngo uhite umubwira ngo sha nukuri ntakubeshya mba numeze nka mukadata urumva tayari ugiye kumukoreza umusaraba wo kwa mukaso ibyo wahore nabyo kwa mukaso uzanye kubibwira umugore wawe cyangwa ngo ubone umugabo wawe ngo umubwire ngo sha hari ibintu ukora neza ukanyibutsa umugabo wa mama urumva ugahita ufata imisaraba y'umugabo wa nyoko uburyo yanze kukwishyurira ishuri uburyo yakubabaje uburyo yagukubise uburyo yakuraje ubusa ukabyikoreza umugabo disi wawe ugahita ufata ko ari byo koko ugahita ufata umugabo wawe ukajya kumwikoreza bya bintu sinzi niba ako kana abantu barimo baranyumva rero mu by'ukuri navuga ngo umuntu ajya amenya kwikorera umusaraba we ku giti cye hari akandi kantu ushaka kuvuga ugafata imisaraba y'ubuzima ubayemo bw'inshuti zawe ukaza kuyikoreza umugabo tuvuge like usuye umushuti wawe umugabo yamuhaye imodoka muri anniversaire yiwe uragiye kubera umusaraba wikoreye wenda ntazi iyo wakuye ngenda bifata nk'umusaraba ntago nabivuga ngo ni ishyari kuko niyo ry'abishyari ry'abishyari ryiza ahubwo ufashe cya kintu umugore wa mugenzi wawe yaguriwe imodoka nibyo nakumva yagiye muri shop nziza koko yambaye neza yambaye iyo baze yambaye urwo rukweto yambaye atwaye iyo sakoshi nziza nuko nawe urayishoboye urarangije ntunyuzwe uraje wikoreje umusaraba w'ibyifuzo byawe uwikoreje umugabo ati nawe urashaka ko nukorera anniversaire bazakugurira imodoka ahubwo ukamurara mu matwi kuvuga ngo shasheri ngo urabizi ngo shango nyine ngo ntuza shango bamuhaye imodoka nziza uri kuvuga imodoka kandi mwabuze yo kwishyura inzu uri kuvuga imodoka mwabuze y'umuceri uwo mugabo muraje ku ijoro muraje kuri pressure y'imodoka irava he cyangwa ugatangira ngo sheri ngo rero ngo buriya ngo shango reka nkubwire ngo nukuru zige kuntu abandi bakunda nyurwa nuko umugabo agukunze kuko uko agukunze niko ashoboye ni nako afite muri we nta muntu ugabura ibyo adafite umugore akawohereza umugabo mu ishuri ry'urukundo urumva tayari umwohereje mu ishuri ubundi se ni gute ushobora kwigisha umuntu amashuri watabashije kwiga ku giti cye ni ikibazo ubu se jowe ngusuye iwawe mu rugo njyewe Jackie nkunda wenda urugero mu buryo nkunda kurya nkunda isombe nkunda umuceri n'isombe sibyo nsanze watetse ibishyimbo n'umuceri ngomba kunyurwa n'ibishyimbo nsanze iwawe si ngomba gushaka kuza kurya isombe n'umuceri ntago nkutura imisaraba yanjye n'ibyifuzo byanjye n'ibintuyemo byose rero navuga aha hantu Bibiliya iravuze ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi ese jowe umunsi mubi bunda Bibiliya itubwira n'uwuhe wowe uzi gute wumva gute umunsi mubi buri muntu wese agira umunsi mubi we umunsi mubi nyine w'umuntu ni umunsi w'ibyago bye cyangwa ni umunsi wahuye n'ibigeragezo ni umunsi w'ingorane ni umunsi watunguwe n'ibintu bibi utari witeze mu buzima burya utatwaye intwaro z'Imana ntabwo abasha gukomera kuri uwo munsi watsindwa Yesu nashimwe cyane rero aha hantu ndahakunda cyane ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi umunsi mubi rero w'umuntu ntabwo ari ngombwa kugira ibyago umunsi mubi wakubera kudaca bugufi umunsi mubi wakubera kutihanganira uwo muri kumwe cyangwa mwashakanye umunsi mubi wakubera uwo unaniwe kunyurwa n'akazi ufite cyangwa n'ubuzima wowe urimo gucamo nyine umunsi mubi umunsi mubi sinzi wowe ubwawe niwo buzi ahantu uri guca ariko uwo munsi iyo ubishatse ukubera mwiza ariko iyo uhaciye ukakubera mubi ubasha gukomezwa nuko ufite intwaro zose z'Imana rero mu rugo navuga ngo abagore abagabo bagire gukomera bafite intwaro z'Imana intwaro z'Imana rero ni izihe kwihangana guca bugufi ni byinshi umuntu aba afite wenda mu mutwe byo kubwira abantu b'Imana ariko navuga ngo uburyo bwiza bwo kuba wabasha kugendana n'umusaraba wawe utabangamiye mugenzi wawe icyambere kwizera gufatanyije no kwihangana nicyo nabwira abantu yego nicyo kwizera gufatanyije no kwihangana gutuma ubasha umusaraba wawe hari akantu nyamuna kuri WhatsApp abandi batwara imisaraba yabo ubundi akagenda awucamo ukamuremerera akawucamo ese iyo uciyemo umusaraba kabiri birakugora gucamo umusaraba kabiri ni handi unyewe wirwanira ni handi ubeshya ni handi ugambana mu kazi nyine ugakora ibintu bitandukanye n'ibyo umusaraba udusaba gutwara amen rero navuga ngo abantu nibakomere rero navuga ngo
umusaraba iyo uwufatanyije no kwizera no kwihangana ugera kure. Iyo umusaraba wawe uwufatanyije n'agakiza agakiza kawe ugera kure. Iyo umusaraba ufatanyije no gusenga no kubabarira nabyo ugera kure. Kubabarira ndabigarukaho. Abantu benshi hari ukuntu batababarira. Tuvuge nk'umugore wawe akaba yarasambanye ukamufatira mu cyape akaba yarabyatuye ukabimubabara, nyine biragoye kuko turi abantu ntiturageraho Satani atarasa imyambi, ariko ko wamubabariye kucyo bigarura. Mama, wenda tuvuga ku by'imbabazi wenda, ariko hari n'abantu bashaka kubabarirwa bakibabaza umuntu. Umuntu ni urugero, muri kumwe uraza wasinze buri gihe mbabarira, buri kubabarira ukinkomeretsa ntabwo byoroshye kubabarira ugikomereka. Yego ndakumva cyane, ariko aka kantu nakakubwiraho muri ubu buryo. Ubundi niba ushaka kubabarira no kubabarirwa ni 50-50. Yego mugomba gupartaja kandi mukanganya. Rero numva yuko abantu aha hantu baba bakwiye kuhatinda kandi umuntu agatanga imbabazi abikuye ku mutima. Hari abantu benshi baba baratandukanye nyine, wenda nk'umugabo mugatandukana nk'imyaka 5 cyangwa 2 cy'amezi 5 bitewe n'igihe nyine mwatandukanye. Yagaruka akakwaturira ibyo yaciyemo cyagiye mutari kumwe, warangiza bikaba breakfast, bikaba dinner, bikaba lunch, uko mugiye kurya ukakizana, uko muvuze, uko hindukiye, uko yitsamuye, ngo sha nyine ngo ngo nubundi cyangwa yatinda ngo nari mbizi yuko nubundi utazahinduka bla bla bla, nyine umuntu akavuga uko abyumva. Rero navuga ngo abantu bajye bagira kubabarira muri bo kandi bagire kwihangana muri bo, niko nge nabivuga. Ikindi kintu navuga nihuse cyane ahantu, navuga ngo umuntu najya agera mu gihe wenda abona uwo bari kumwe amuremereye, ajye yumva ko ari umusaraba asenge. Icyo kintu cyabaye umusaraba, nyine senga, gira imbaraga zo kwera no gukiranuka, uwikorere usenge, uwikorere wihangane. Ariko mama, wenda tuvuga ku kwikorera umusaraba, ubundi harya umuntu yikorera umusaraba akawugarukiriza, cyangwa umusaraba iherezo ry'imisaraba y'abantu niriye? Wenda umuntu uriko iki kiganiro ashobora kubibaza akaba ati ariko se ibintu uriya mama ari kuvuga nibyo, narihanganye ndizera agakiza karahari rwose, naretse ibishuko ncukwa nabyo, ariko se uyu buhanya w'umusaraba koko nikoreye nzawutura ryari, biza iherezo ryawo niriye? Umuntu ashobora kubyibaza. Ubushize naravuze ngo umuntu nakomera bikanga azakomere. Nubundi iyo wikoreye umusaraba bikanga, uragumuka wikorera mpaka kugeza igihe uzawuturirwa cyangwa igihe cya kintu kikubereye umusaraba kivuweho. Mbese umuti wo gukomera no gukomera, umuti wo gukomera no gukomera, n'umuti wo kuba ikigeragezo cy'umusaraba ufite kitararangira no gukomeza kuwikorera, kuko ntago kuwutura ari cyo gisubizo. None se niki cyatumye Yesu igihe yari yikoreye umusaraba bashatse kumuruhura akabyanga, bashatse kumuruhura aranga. Impamvu yanze ni iyihe? Ni uko umusaraba wari uwe. Yari yikoreye umusaraba w'ibyaha byacu, yari yikoreye umusaraba w'ibicumuro byacu, yari yikoreye umusaraba w'ibintu byacu nyine, kuko yari yaramanuwe na misiyo yo kuzaza kuducungura. Uriya musaraba wari uwe, nta muntu wagombaga kumutwaza, nta muntu wagombaga kumwaka, nta muntu wagombaga n'uwari kumuruhura nawe ibintu bye yarabyi Yesu nabyo byari uwo musaraba Yesu yikoreye, n'ubundi nawe byari kumuremera, kandi n'ubundi ugasanga bya byaha bamutuye arongera abyikoreye ku giti cye. Nibyo. Rero navuga ngo umuntu umusaraba we, uru rugendo ubuzima tubamo bwabwo ni umusaraba, buratugoye, buratubabaza, ibihe ducamo ni umusaraba, biratugoye. Ariko navuga ngo abantu nibakomere, iryo jambo giye nkunda kuribwira abantu. Rero muri izi ntwaro zose twabwiwe habamo kwihangana, kwizera, gusenga, ngo kubabarira, guca bugufi. Ni byinshi umuntu nyine yavuga biba aha hantu muri uru rugendo rwo kwihangana cyangwa no gukomera. Rero mu magambo make navuga ngo abantu benshi bararushye, abantu barababaye, abantu bafite ibikomere, abagabo bafite ibikomere, abagore bafite ibikomere, abana bato bafite ibikomere, urubyiruko rufite ibikomere. Ariko navuga ngo umuntu wese ikigeragezo afite cy'umusaraba afite yikoreye, nakomeza wikoreye, Kristo azamuruhura. Ariko navuga ngo iyo umuntu nanone kandi afite umusaraba, agomba kureba niba umusaraba afite atawufitemo uruhare. Wari uzi neza ko hari ibintu umuntu yikorera atarawubaje, hari ukuntu umuntu yibariza umusaraba uvuga za uri kwibariza umusaraba uzikorera. Ni ukuvuga ngo tuvuge wenda umusaraba, navuga abantu bashobora kuba bizanira, tuvuge wenda warakijijwe, yego, ariko ntiwitandukanyije tayari
ufite umusaraba, ufite uyihe musaraba? Ufite umusaraba wo kubeshya, ufite umusaraba wo kudahamya. Cya kintu kikubereye umusaraba kubera ko kirakuremereye kuko ubwawe wananiwe kucyitura. Tuvuge ugenda muri groupe y'abanywi b'inzoga, noneho kuko wabuze guhamya ukabagiramo ukabeshya ngo uri ku miti, ugasanga cya kintu kikubereye umusaraba ubwawe ukananirwa kubwira abantu ngo narakijije, ntago nkinywa inzoga n'urugero. Ikindi naboneraho kuvuga aha hantu tujye tumenya gutandukana n'inshuti mbi. Inshuti mbi nta kintu zijya zitugezaho mu buzima. Niba warabaga muri groupe y'abanywi b'inzoga, yego ntago umuntu wese azicaye inshuti ze, ariko izidafite umumaro uzazire kure, izifite umumaro uzasigarana, sibyo? Mu nshuti zose dufite tuba dukwiye kuyungurura. Uzi ko hari inshuti zisenya urugo rw'umuntu cyane. Inshuti mbi zisenya urugo, inshuti mbi zirakubangamira, inshuti mbi zituma wibangamira ubwawe ku giti cyawe, inshuti mbi ziguhoza mu ishyari ry'ibiri hejuru, umutima wawe ugahora urarikiye ibihari n'ibidahari, ugasanga iteka nta gutuza muri wowe ufite. Rero navuga ngo aha hantu nahavuga muri ubu buryo. Ese niki cyatumye? Reka dusome iri jambo mbone kubivugaho. Ijambo riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, ndarikunda cyane, twihuse cyane. Riboneka mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12. Haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Amen. Nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo amahanga yose azahererwa umugisha. Imana ishimwe cyane. No kuvuga ngo iyo umuntu amaze kwitandukanya agira amasezerano mashya. Iyo umuntu amaze kwitandukanya abona umugisha w'Imana. Ariko iyo itandukanyije hari ibintu byinshi bikuzaho ubwawe ku giti cyawe, ugasanga ibyinshi niwe wabyizane. Nyine nabivuze ngo ugasanga nyine ugiye kwikorera umusaraba. Ndashaka cyane aha hantu ku murongo wa 8 ibice 13 umurongo wa 8 mu gitabo cy'Itangiriro haravuze ngo Aburamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri nge nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe. Yesu nashimwe. Amen. Aburahamu yarabyitegereje abona agiye gushwana na Loti kandi barabavandimwe. Arabyitegereza aramubwira ati here kubaho intonganya hagati yanjye nawe, nyine twe turabavandimwe ntidupfite gupfa iby'abashumba. Nyine ni byiza ko hadakwiye kubaho intonganya hagati yawe n'umuntu muri kugendana muri ubu buzima, ariko habeho guhitamo. Nyine hari igihe ureka inshuti yawe mwasangira agasha bikaba urugamba, agahita avuga ngo ngo asigaye yiyemera ngo kuko ngo yakijijwe, nyine agahita atangira kugucira imanza aho kubibonamo no gutabarwa kwawe. Nyine ni isaha ye yagezeho gutabarwa kugira ngo abone agakiza, agirirwe ubuntu. Nawe senga Imana izakugezaho uwo muntu ageze kuko yabashije kwitandukanya. Buriya umuntu yitandukanyije agera kuri byinshi. Umuntu yitandukanyije abona umugisha, iyo umuntu yitandukanyije agira amahoro. Niko nge nabivuga. Rero ikintu navuga ku nzira y'umusaraba Joel, abantu barananiwe, abantu bararushye. Ni ukuvuga ngo abantu barijwe n'abagore, abantu barijwe n'abagabo, abantu barijwe n'abana, abantu barijwe n'ubuzima. Ariko uyu musaraba iyo iki kintu cyakugezeho, nta kindi kintu navuga kibigushoboza, ni ukwihangana no gusenga. Ni ukuri iyo usenze bivaho kandi bigakurwaho. Ariko iyo urangaye gato Satani arinjira. Ndashaka kuvuga iri jambo kandi ngiye kukikubaza nizere ko nsubiza. Nta kibazo. Ese ni iki gituma ingo z'abakristo arizo ziterwa cyane? Arizo ziterwa cyane. Ziterwa na Satani. Abakristo ingo zabo zirageragezwa muri ubu buryo. Reka mbugusobanurira. Rimwe na rimwe usanga barokore ni twebwe dufite ibigeragezo byo kwishura amazu, usanga ni twebwe dufite ibigeragezo by'amadeni ku mabotike, usanga ingo z'abakristo rimwe na rimwe zizamo umwiryane, ariko navuga ngo uturuka hagati yabo. Uyu mwiryane uturuka kuri Satani. Muri ubu buryo ndabivuga muri ubu buryo. Kane no kukikubaza ngisubize, nanjye kubaza ibyo nzi nka mwarimu uburyo ngiye ncyumvamo. Ngewe nanjye nari kugusubiza ariko ego nta kibazo. Reka mbivuge mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete muri ubu buryo. No kuvuga ngo uzarebe hari igihe umuntu aba afite urugo rudakijijwe, umugabo agahita akubwira ati sheri, kubera ko ukunda kwenjoyinga na bagenzi bawe, akakohereza nk'ibihumbi 50 byo kujya kwenjoyinga, ugasanga urwo rugo rurimo amahoro kandi abo bantu ntago bakijijwe. Ako wowe wagiye no gusenga ukagaruka ugasanga bagushyiriyeho icyapa ngo iyi nzira kodeshwa, bamaze kukimanika n'urugero. Ugasanga urugo rw'abantu rudakijijwe, kwenjoyinga si ikibazo. Wa mugore nubwo badakijijwe bakeneye kwishima, ahubwo nari ngendeye kuvuga ngo ugasanga nk'umugabo akohereza amafaranga yo kujya kunywa inzoga,
kandi mukamufite amahoro ukarara muri buwate ugataha mu gitondo akanagukingurira urugo rwanyu ntirurinyeganyega ni ukubera iki urwo rugo satani ntago ari rubugirira ifuhe kuko n'ubundi navuga ko ntacyo murimo murahombye kuba umugore wawe yaraye hanze waba umwizeye waba utamwizeye kuri satani nyine wowe wamaze kubyemera wabyakiriye arabona ntacyo ari bubaguhombeje ariko navuga ngo ugasanga urugo rw'abakozi b'Imana satani arurasha imyambi kubera yuko iyo abantu bamaze guhamagarwa n'ubundi reka mbivuge muri ubu buryo ntago buriya satani ntago rero iteka navuga we ngo umugabo wanjye yabaye mubi ahubwo satani yateye urugo rwanjye kugira ngo asenye umurimo w'Imana anasenye ubwanjye yego kuki hari abagore basenya urugo nkawe nk'uko ubu rwasenyutse baba bari kubivuga kumva yigize umutagatifu 100% ko wagira ngo umugabo wirwu nyine we akavuga ati reka mugabo yarankomerekeje mbese we ntaje kwerekana ko hari nikosa na rito yaba yarakoreye uwo bari barashakanye wenda cyangwa ngo yemere ko ari satani wateye urugo rwose maze akabatandukanya bakaba bati satani yakoreye mu mugabo ibintu byose akabihereza ku mugabo ntabe yakwemera ikosa na ritoya we yaba cyangwa uruhare rwe rwaba ari uruhe ko bari bubakanye urugo. Reka ngusubize muri ubu buryo umugabo w'uwo muntu ntago aba ari mubi n'umugore w'uwo muntu ntago aba ari mubi ahubwo satani niwe mubi hagati y'abo bantu bombi. Yego kubera iki ni ukuvuga ngo none se iyo wenda unaniwe kunyurwa n'ibyo umugabo waguha urumva atari satani niwe waguteje kurarikira ibyo umugabo wadafite ko nabivuga. Ni ukuvuga ngo noneho umugore ubasha kwigira mwiza nimba ujana ukigira mwiza imbere ya kamera ntago ngiye guca imanza hari abantu nyamana baca imanza muri comment hari umuntu nabonye yanditse muri comment ngo ubwo se ngo mwananiwe kwiyunga ngo muri babiri ngo wumva ko muziyunga ni igihe ntanga ikiganiro hano kuyoboka Mana ngo ubwo se ngo wumva ko muziyunga ngo kuko wabizanye mu itangazamakuru uwo muntu ntago nemeranywa nawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igira inzira nyinshi Imana igira uburyo bwinshi bwo kuba yadutabariramo. Mbwiwe n'iki se kuba nzatanga ikiganiro ahubwo umugabo wanjye atazabona ko nari proud yuko namukundaga kandi nihanganiye n'ibyo yankoreye byose naho ahantu hose tuzagendana ntazaba mfite isoni kuko ko natinyutse kubivugira imbere ya kamera. Wenda Imana igahita ica muri ako kantu ikahita imwemeza yuko imbabazi muhereye imbere ya kamera cyangwa imbabazi numva ko nzamuhera muri rusange ntazimubeshye. Yego hari igihe umuntu agukorera ikintu ntiyizere ko kuba mubabariye muri babiri bihagije ahubwo kuba wenda warabibwiye umuryango ari bwo wamubabariye rero n'undi wasanga Imana ishobora kubimwemeza muri ubwo buryo ko ari bwo buryo wenda namubabariyemo n'urugero. Navuga rero muri ubu buryo ngo umuntu uza kuvuga ngo wenda ngo umugabo wanjye yari mubi ntiyibonemo uruhande navuga ngo nta rubanza muciriye ariko abanyarwanda bavuze ngo tujye dukoma urusyo dukome n'ingasi niko bimeze nta muntu ukiranuka muri byose biravuga ngo ntawe nk'Imana yacu. Iyo ugiye kuvuga rero ko ari mwiza utari ufite amakosa wenda umugabo yabaye mubi ariko ntiwagize kwihangana nayo naryo ni ikosa wagize nyine kutihangana sibyo wenda ntago tuvuze yuko ataba mubi kugera ku kigero c'100% wenda nkuko yagiye nge ntacyo twapfuye ariko ntago umugabo wanjye yagiye ko yaranyanze pe ndabihamya neza ko yaba yaranyanze ntaba yaririwe aza kundambagiza mbere uko amenya hari abandi bakobwa yari gushaka aba yarakunze. Navuga kugeza isango ni satani ntago ni mahoroniza ni satani wabikoze. Satani yashakaga gusenya umurimo w'Imana abakozi b'Imana bararwanwa cyane sinzi ikintu niba abantu bakizi. Satani rero agenza ingoza abakozi b'Imana ku manywa na nijoro kuko upfa kuvuga ngo mwami Yesu waramwemereye ngo akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe tayari ubonje mu rugamba. Yego none se ni kubera iki iyo umuntu asenga ahura n'ibimugerageza ibikugerageza ni hahandi uhura n'ibyo bishuko ngo umuntu aguture mu cyaha urekure Imana yawe urengera umunsi w'ejo wayazaza tayari urumva cya kigeragezo satani yakiguteje kubera kusenga udasenga kubikora ntacyo bibwiye satani nge niko nabivuga niko mbyumva. Rero navuga ngo buriya ngo ababurana ari babiri umwe bayigiza nkana nta muntu mwiza ubaho nyine wenda warababaye sibyo ariko ntiwagize gutanga imbabazi waranababajwe ariko ntiwababariye nacyo ni ikindi cyaha tuba dukwiye kwisuzuma umuntu akinyuramo. Ntago navuga ngo 100% umugabo wanjye yabaye mubi cyangwa 100% ngiye nabaye mubi ahubwo satani niwe wabaye hagati mubi muri twebwe kugira ngo arase umwambo umurimo w'Imana. Nyine kunta reka mvuge ngo giwe kunta ni ibisanzwe umuntu yandambirwa kanta umuntu ashobora kugukunda akaba yaguta si ibintu bisanzwe se cyangwa se umuntu agahita abona umwiza kukurusha cyangwa akahita abona umuntu ukeye kukurusha cyangwa akabona ufite amafaranga kukurusha. Kuba umuntu yarataye umurimo w'Imana ntago ari ibintu bisanzwe
ntabwo ari ibisanzwe. Icyo kintu cyatumye atumurimo w'Imana nagira ngo ukibonemo Satani mwenyewe yaraje yica mu gikorwa. Ahubwo uvuga ngo Satani ajya atera abantu ntibamenye uburyo babasha kumurwanya. Intwaro zo kurwanya Satani. Ese intwaro zo kurwanya Satani uranakoze kumbaza icyo kibazo. Naziteguye nashaka kuzivugaho. Intwaro zo kurwanya Satani ni zivuge tumurwanya ukatsindwa. Intwaro zo kurwanya Satani icyambere. Ijambo ry'Imana twasomye mu Befeso 6:10 ravuze ngo dutwara intwaro zose z'Imana twahasomye. Intwaro ya mbere rero navuga ngo agakiza kaba ingofero. Yego. Iyo umuntu yambaye ingofero mu mvura ashaka kunyagirwa ari ku mutwe ntago ushaka kunyagirwa. Kandi uyu mutwe utanyagiwe burya ntacyo bitwaye. Ntacyo biba bitwaye, sibyo? Iyo umanuye gutya ingofero ukageza hano ntago ushaka kumenya ahantu ujye. Iyo udafite agakiza ntago umenya iyo uva ntumenya n'iyo ujye. Yego. Ubu uri mu buzima busa nkaho navuga ko ari ubw'akavuyo, sibyo? Navuga ngo icya kabiri ijambo ry'Imana riba inkota. Iyo ufite ijambo ry'Imana ubasha kunesa Satani. Satani akwereka ngo harakana nabonye ngo Satani nakwereka ngo biracitse ngo ujye umubwira ngo mu ijoro hari ubidoda. Ya cyane. Navuga rero ngo ijambo ry'Imana iyo rije rinesha Satani muri ubu buryo. Iyo umuntu wenda tuvuge ageze mu gihe cyo gusonza agasoma ijambo agahita abona ahantu Yesu yatubuye amafi agatubura imigati agatubura vino abantu b'Imana bakarya ahita asubizwamo imbaraga. Iyo usomye wenda nk'ijambo ukamenya ahantu imirimo Yesu yagiye akora uhita usubizwamo imbaraga. Iyo usomye nyine Bibiliya igusumbizamo imbaraga niko nabivuga. Inkota y'ijambo nayo twibukiranye ko abakunda gusoma agatabo k'umugenzi mu Kristo ari mu urwo rugendo ajya muri urwo rurembo yanyuze mu kaga kenshi maze ntiyacogorana mba ageze mu gikombe cyitwa mucisha bugufi yahuriyemo n'igihanda cyitwa Poruwoni. Poruwoni aramufata aramutsikamira mu Kristo agira ubwoba muhungira kure hasigaje gatoya ngo amwice yenda yankota ariyo jambo ry'Imana ayiteye uwo mugome mu Kristo baranesheje. Poruwoni agira ubwoba nuko ahungira kure. Yesu ubwo arwanana natwe nta muntu uzadushobora. Urumva ko iyo nkota y'ijambo ry'Imana rero ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ufite ijambo ry'Imana ubasha kunesha. Urakoze cyane gutuma tuganira kuri aya magambo. Icya gatatu uburyo bwo kunesha Satani bwiza cyane ni ukuri. Ukuri kwe umukandara ukuri kube navuga ngo ukuri nyine ukuri kuratsinda. Iyo umuntu yambaye ipantaro iyo umuntu yambaye ipantaro itari umukandara aba yumva bidakomeye cyane kiri kuri size yawe igukwira ariko wambaye umukandanye ubukomeye sibyo. Oya niyo yabiri kuri size ufite ubwako igifungo cyafunguka cyangwa isheni ikakuraburiza. Ukuri kugereranywe n'umukandara. Kane gukiranuka kube icyuma gikingira igituza. Niko bimeze. Gukiranuka iyo ukiranutse ugera imbere y'aba bagabo nyine badutse b'iyi minsi niko nabivuga ukabasha kuhanyura. Ese nabiyi minsi guza cyangwa bahozeho? Urumva bahozeho mu iminsi ho hadutse n'abandi hadutse n'abandi. Impamvu mvuga ngo biyi minsi umuntu avuga bijyanye n'ikigeragezo n'igihe ahagaze n'igihe naho umusaraba awugejeje no kuvuga ngo sinavuga bahozeho ni kubwa mama ni uzitangira ubuhamya wenda bwe cyangwa mama wawe cyangwa nyogokuru wanjye ni by'abahoze utwe turagenda mu kinyejana tugeze niko bimeze cy'iyi minsi. Rero gukiranuka bibe icyuma gikingira igituza. Iyo umuntu afite gukiranuka muri we ni ukuri kubura cyakubwirwa ntago biba ari ibintu bya hatari. Urabyakira kubera ko uba wumva ko Imana iri kumwe nawe. Nyine ko nabivuga. Hanyuma gatanu kwizera kube ingabo. Kwizera k'umuntu kumubera ingabo. Iyo ufite kwizera wizera yuko byose bishoboka. Iyo ufite kwizera urakira. Iyo ufite kwizera bagusohoye mu nzu wizera kuri bwishyura. Ese niki kiduha morale iyo ukuntu turizera ugasanga nyine ufite ibibazo ariko kumva ko wizeye ko Imana iri kumwe nawe. Nge nicyo kintu nabivugaho. Hanyuma gatandatu bibe ubutumwa bwiza. Ube inkweto. Iyo ufite ubutumwa bwiza muri wowe ubwiriza abandi biba nk'inkweto. Ese niki gituma umusirikare adashobora kwambara teningo agenze amaguru agenze yambaye ibirenge cyangwa kuki umusirikare ese kuki umusirikare atambara bodaboda inkweto akambara harya bayita botine kuki yambara inkweto itari kuki umusirikare atambara zino nkweto tugura muri shike. Inkweto ziratandukanye. Rero uko inkweto zitandukanye mu buryo bw'umubiri abari nako mu buryo bw'umwuka twumva yuko n'agakiza tukwiye kugira dukwiye kuba kuzuye guhera ku mutwe kugera hasi. Niko nye nabivuga. Rero navuga ngo ku kibazo kiza warumbajije uru rugendo ruragoye kandi nukuri turasana n'ibidafite umubiri turasana n'ibintu bitambaye inyama n'amaraso turasana n'imyuka mibi ngo y'ahantu ho mu ijuru. Navuga ngo uyu musaraba iyo umuntu awufite bisaba no kuwukunda. Ukunda umusaraba wawe
n'ukuntu uvuna umusaraba uravuna. Iyo umusaraba utawukunze uwucamo kabiri uwucamo kabiri. Nyine niba umugore yarakunaniye utegetswe kumukunda. ni izihe nyungu ziri mu gukunda umusaraba wikoreye? Okay, très bien, urakoze kumbaza icyo kibazo. Narabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba ntago ngiye kwita umugore wa musaraba cyangwa umugabo wa musaraba, ariko wowe biraterwa nuko ubibona, nuko wowe udukurikiye ubyumva cyangwa se ubyizera cyangwa se ubibona uri kubicamo bikuremereye. Rero navuga ngo mu by'ukuri nyine umusaraba wenda ntago kugona ari umusaraba, ariko hari igihe wasanga bikubangamira nyine wowe ufite umugabo nyine akavuga uti yambuza gusinzira muri ubu buryo, ndara nicaye n'iki, cyangwa nawe mugore ukararugona ukamubuza gusinzira nyine. Ubwo biterwa nuko wowe cya kintu washatse kugitwara nk'umusaraba. Njye niko nabivuga. Hari umuntu ariko sindi bumuvuga izina, gusa cyari ikiganiro twari ahantu nyine umuntu ari kutuganiriza atugezaho icyifuzo. Aravuga ati mana yanjye rwose mumfashe gusenga muri ubu buryo bunobu. Se ufite ikihe kibazo? Ati mfite umwana anyara ku buriri kandi ni mukuru kandi ejo n'ejo bundi yashinga urugo. Ibaze wenda nk'iyo ngese yayivanye iwabo, urumva akaba yajyana mu rugo, akazarinda agera akanyara ku buri wenda ari n'umuntu w'umugabo cyangwa se ari n'umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu w'umugore. n'urugero navuga ngo rero uwo musaraba cyangwa icyo kigeragezo cyangwa se icyo kintu umuntu wese ajya abasha kugitwara. uwo aba ari umusaraba n'ukuri kose. umugore ukunyaraho Yesu nakubwiye ngo bivana wowe n'ubwawe n'ukuntu wumva uwo muntu yakubereye umusaraba. Rero navuga ngo nyine ibigorana ni byinshi ariko mu by'ukuri navuga ngo nubwo wenda umusaraba uremera kuwikorera, ariko abantu baba bakwiye kwikorera umusaraba. Joel uravuga ngo ntago wakwihanganira umugore unyara ku buriri. Nuvuga ngo wowe nta nubwo kwihanganira umusaraba bikoroheye. No imisaraba iratandukanye. Nuko mbivuze gutyo wenda harimo no gutebya, ariko nyine mpise numva uburemere. Hari ikintu umwana nk'uko twarimo tuvuga ati reka ati kugona se n'umusaraba, ati ibi nibi se n'umusaraba. Burya hari tuntu dushaka kuba utubona nk'aho ari dutoya, ariko mu by'ukuri pratikema bikaba ari ikintu kiremereye. Wenda nicyo nanishatse kuvuga, sino kuvuga ko ntashobora kwihangana wenda kuko Imana niyo itanga imbaraga zo kwihangana no icyo navuga nabonye muri uru rugendo agaha ko ari kundi karahandurika. Ushobora kubibwira yuko tuvuge kugona atari umusaraba n'urugero, kandi umuntu wenda tubwire mu mazi imyaka 20 mu bana yagonnye iyo myaka ntiwasinziriye, kandi no ko wajya kurara mu kindi cyumba byakubera urubanza. Ukarara wicaye ukaryama ari uko yagiye ku kazi ku manywa. Ubwo si umusaraba urenze uwo waba ari uwe? Wamugana arayagona ntusinziriye ukarara kwizamu we kandi asinziriye, kandi uramutse ugiye kuryama mu kindi cyuma ndacyo n'icyaha cyangwa se kibaye rundi rubanza. N'urugero reka ku kantu gasobanura bikagusaba kuza kuryama ku manywa kandi wenda ufite akazi cyangwa uri buze kuryama amasaha make n'uruhuke neza. Rero navuga ngo imisaraba nyine ni myinshi, nta muntu wayirondora. Imisaraba iratandukanye, ariko navuga ngo umuntu wese yikorera umusaraba we uko Imana yawumuhaye. Nimba wenda umuntu agukoreye ikintu runaka mwabanaga mwari umugore n'umugabo, gerageza kumubabarira, kandi igihe cyose Imana itaragutura uwo musaraba cyangwa umuntu atarahinduka ugerageze kumwerera imbuto no kwihangana. Niko nabivuga. Rero navuga ngo umusaraba pe uragora, umusaraba uragora. Kandi twasomye ijambo ritubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Rero imisaraba ari myinshi, imisaraba nyine ni myinshi, ariko navuga ngo abantu nibakomere. Rero muri iki kiganiro ndashaka gukomeza abantu bananijwe n'umutima w'urukundo kuri cya kibazo cy'ukunda kumbaza cyangwa n'abandi bagiye bambaza urukundo. Wakunze umuntu akarupfusha ubusa bikakubera umusaraba, gerageza kumwihanganira. Igihe Imana umusengere, Imana izamukoreramo agahereza agaciro rwa rukundo wamuhaye cyangwa wamugiriye. Urumva? Yego. Reka nkubwire ukuntu imisaraba bitandukanye. Hari igihe wishyurira umuntu amashuri, urumva, ukayishyura akayarangiza, yamara kuyarangiza agahita arongorwa n'undi mugabo cyane. Ngamva uwo musaraba ariko ugakongera kwishyurira umuntu ishuri. Ibyo bibaho cyane. Hari umusore muri aba turi kumwe byabayeho.
mu bantu bari hano yishyuriye umuntu rwose araje ahita amwereka munsi y'ikirenge ndamuketse inyuma ya kamera ndamuketse kuko mwene data uri hano nihangane ubwo urumva ko ndimo rero ni kuyoborwa na mwuka wera urimo neza tugumamo mwuka wera mwiza cyane urumva kuba ndi gutanga ikiganiro cy'ibintu bibaho n'abantu turi kumwe byarababayeho rero uyu musaraba uravuna cyane kuwikorera ndetse kwishyurira umuntu ishuri ndetse niyo yaba ari mu muryango wawe byakugora ariko navuga ngo abantu nibakomere mu by'ukuri Joel hari akantu ushaka kukubwira muri iki kiganiro mbwira n'abantu badukurikiye mu by'ukuri umusaraba nubwo uvuna ariko umusaraba ni mwiza uraryoha kuko ngo ibyo ducamo uyu munsi ni ubuhamya bw'ejo ako kantu urakumva yego imibabaro dufite uyu munsi ejo nitumara gutabarwa tuzibuka aho twavuye bidutere gukunda Imana yaduhamagaye hari akantu ushaka kuvuga muri iki kiganiro iyo umuntu yibagiwe amateka yica itegeko cyangwa se iyo umuntu yibagiwe amateka yica amategeko bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko iyo wibagiwe uburyo wabayeho kera utabasha gushobora kuba muri Kanani iyo wabayeho uburara munsi y'umuhanda ushobora kwica itegeko rigiye muri ubu buryo ushobora kwica itegeko ryo kurengera abandi kandi uzi ko wabaye nawe warengewe n'abandi ugasanga uraboyikose niko nabivuga rero navuga ngo abantu nibakomere muri ubu buryo niba ufite umugore ni ukuri Imana yanjye bantu badukurikiye niba ufite umugore ongera umwihanganire ongera umukunde ongera ubigerageze biracyashoboka kwihangana bituye muri wowe amahirwe ari muri wowe kubabarira biri muri wowe kwihangana biri muri wowe gukomera biri muri wowe kandi no gutabarwa biri mu rugo rwawe hose birahari niba ufite umugabo cyangwa ufite umugore ku mpande zombi yarakunaniye bantu badukurikiye ni ukuri ongera umugirire icyizere biracyashoboka kuko ngo umuntu yagiye umeka bakiri umukandida w'amahirwe yose ashoboka rero navuga ngo abantu badukurikiye nibakomere kuko abantu barashize impamvu giye mvuga gukomera muri iyi minsi nganiriye n'abantu benshi naganiriye n'abantu benshi renzi ko mbabaye ariko nasanze ahubwo nkomeye nasanze ari njye muntu wa mbere ahubwo wasanze agasaraba kawe ari gato hari abikoreye miremire abantu bakagiye bibaza n'impamvu ngo se ngo kucyura mugore ngo agiye mu itangazamakuru ngo abagore b'iminsi ngo bakunda itangazamakuru uzi ko hari ikintu nasomye hari ahantu nigeze gusoma comment z'abantu numvise ikiganiro nsanga abantu basubije comment batitaye ku kiganiro kimwe ndani hari abantu benshi bagira iyo ngeso yo guhita akibona umuntu agahita asubiza gusa atabanje no kumva navuga ngo abantu bagiye babanza bumva ikiganiro yego nyine ni benshi baje mu itangazamakuru ariko banza bumva ikiri muri uwo nguwo urimo gushaka gucira nyine imanza hari abantu bajya baba bacamanza b'abandi navuga ngo abantu nibikore imisaraba yabo bayikuremo base bayikuremo banyina bayikuremo basaza babo hari igihe umuntu afata umusaraba w'urugo rwe akajya kuwushyira kuri sebukwe cyangwa akawushyira kuri nyirabukwe abantu nibikorera imisaraba yabo kuko umusaraba wawe iyo uwikoreye urawukunda kandi niyo ukuremera ukawihanganira igihe cyo gutabarwa biraryoha niko nabivuga rero mu by'ukuri ahantu abantu bahakomerere cyane uru rugendo ruragoye jowe abantu baragowe bana we abantu barakomerewe navuganye n'abandi nta kindi kintu navuga ndi kuri kamera navuga ngo Imana itabara abantu bayo kuko bararushye abagore bararushye abagabo bararushye urubyiruko rurarushye abantu b'Imana Imana ibarengere kandi bagirire neza kuko nukuri Imana irabishoboye je niko nabivuga rero turi muri iki kiganiro hari akantu gato yanshaka gutangaho nk'inama navuga ngo n'ubushize nari nabivuze ariko reka mbivuge kuko wenda uba ariyo navuga ariyo teme turimo navuga ngo abantu ku ruhande rw'umugore cyangwa umugabo nibongera bakundane nk'ahahise habo kuko rega nta heza hise haho mu isi nyine harimo imibabaro myinshi kandi imibabaro ducamo niyo Kristo yaciyemo ibyo duhura nabyo nibyo umwami wacu yaciyemo rero navuga ngo ubwo nta heza hise ariko abantu nibongera bakundane abantu bongera bakomere ahantu urukundo ruri rwihanganira byose rubabarira byose n'ubushiza ku kantu narakwakoze nukuri iyo abantu bafite urukundo Joel nta kintu kibananira barahuza baraganira barakundana bajya inama ibintu byose bikagenda neza rero ndi muri iki kiganiro navuga ngo abantu bareke guciranirana imanza hagati yabo bombi iyo abantu baciraniraniye imanza bagacurirana ibyo hahise ubuzima bwabo busa nkaho navuga bujemo umuyaga ubuzima bwabo buzamo umuyaga niko bimeze numva nagusubiza kuri icyo nyine nk'uko wari ubimbajije angira ngo mama Jackie afite inama n'impanuro nyinshi pe uburyo wakwikorera umusaraba wawe kandi igisubizo cyo kwikorera umusaraba iyo ukunaniye igisubizo ni ukugukunda no kugumya kuwikorera
urumva icyo gisubizo ni ikintu gikomeye cyane kandi kirimo ibisubizo byinshi. Turimo tugenda tuza no kugana ku musozo. Ubundi iyo bavuze ngo nicyo gituma umukobwa cyangwa umusore cyangwa umugabo azasiga se na nyina maze akajya kubana n'umugabo cyangwa n'umugore we akaramata, ubundi bishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo gusiga abavandimwe ngo inshuti hariya byo, ubundi uko gusiga ni iki baba bashatse kuvuga? Ni ukwibagirwa imiryango yawe? Ni gusiga ni iki buriya kuri wowe mama? Gusiga kuri njyewe, gusiga navuga ngo bikubiye muri ubu buryo. Gusiga icyambere, iyo bavuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, icyambere haba navuga aba ari ukubaka umuryango nawe akabyara kororoka nk'uko ijambo ryabitubwiye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, iyo uvuye iwanyu ntabwo uba ukiharangwa n'ubu ukinahabarurwa n'ubu ukinahabarizwa. Nanaboneraho kubwira abantu, hari abantu bafata ibintu by'ingo zabo bakabisubiza iwabo, kandi ijambo ryatubwiye ngo iby'iwacu tubisige. Hari abantu benshi basenyewe na ba sebukwe, hari abandi benshi basenyewe na ba nyirabukwe, hari abandi basenyewe na basaza abana bakuru babo, hari abandi basenyewe n'inshuti zabo. Ariko iyo bya bindi byose wabisize ukagisha inama ikiri ngombwa, ntabwo ikintu cyose bakibwira ababyeyi, ntabwo ikintu cyose bakibwira abasaza b'umuntu, ntabwo ikintu cyose bakibwira abaramu b'umuntu. Navuga ngo iyo umuntu yasize ababyeyi aba yarabasize kandi abakwiriye gukomera. Hari ingo nyinshi ngewe harimo nabo nzi ngewe harimo abantu benshi nzi basenyewe n'imiryango yabo. Abantu benshi bagiye basenyerwa n'imiryango yabo, imiryango yabo irabasenyera, ingo zirasenyuka. Iyo umuntu akaza akakubwira uburyo wenda udakwiye kwihanganira umugabo, wenda ubu n'ubu. Ariko navuga ngo abantu nyine ahangaha ku ijambo ribivuga, umuntu akwiye gusiga nyine bya bindi byose by'iwabo akajya kubaka urugo rwe, agahuza n'umugabo we, agakundana n'umugabo we, akegera umugabo we. Ndabizi ko bigoye, umugabo ashaka kukunanira, umugore ashaka kunanira, umuntu nyine ashaka kukunanira, kuko nyine iyo mwamaze kubana, Abanyarwanda nyine bakunda kuvuga ngo iyo umugabo abyaye abyara ingeso. Kuki se umugore atabyara ingeso? Ariko ubundi kuki mu ngo iyo habayeho kunanirana cyangwa gutandukana kw'abashakanye, amakosa menshi bakunda kuyashyira ku mugore kurusha umugabo? Kavuga ngo umugore ngo urugo rwaramunaniye, mbese ugasanga abantu barata ku mugore cyane, kandi wenda n'umugabo ari we wabaye nyirabayazana, nk'uko wawe yagize ati akaguta akigendera. Ariko hari abantu bakubona akabata potidire wa mugore wananiwe urugo. No, ntago wananiwe, wananiranye. Niko icyo gihe babivuga. Wananiranye. Ariko navuga ngo icyo kibazo wakoze kukimbaza. Impamvu amakosa bakunze kuyashyira ku mugabo, ku mugore sorry, n'Imana ubwayo rega yatwambuye icyubahiro, twambura n'imbaraga. Turi inzabya zoroshye, niko Bibiliya yavuze. Ngo rero turi insina ngufi ku rurimi rw'abantu. Niyo mpamvu urumva niba Bibiliya yavuze ngo turi inzabya zoroshye, ngo kandi nyine abagore nyine tuganduke, nta power dufite. Ubundi abagore twebwe urumva cyambere twaremwe muri mwebwe, bavuga ko ngo twavuye mu rubavu, niko bavuga. Ubwo se urumva tayari mwebwe nimwe Imana yahaye icyubahiro, mwebwe Imana yahaye imbaraga. Ubwo urumva n'ubundi amakosa yose niyo mpamvu bayaduhirikira, niko nabivuga. Ariko tutarasoza, hari inama nshaka gutanga ku bantu wenda bakirwicayemo. Wowe ukirwicayemo mwene data, ongera umukunde nk'uko mwakundanye bigitangira, kandi ongera umwihanganire. Ihangana ushingiye kuri rya jambo bavuze ngo nzagukunda mu bibi no mu byiza. Kuko bya bibi ntago byari ubukene, bya bibi ntago byari ukubura umuceri, bya bibi ntago byari ukubura akawunga, bya bibi ntago byari ukubura amafaranga. Bya bibi byari ibyo nyine urimo gucamo uhagazemo uyu munsi wa none. Ahubwo ngera usenge Imana ibasubize ku rufatiro nk'urwo wenda mwahozeho. Niyo nama natanga. Hanyuma inama natanga ku rubyiruko, navuga ngo abakobwa birinde guhubuka, abasore birinde guhubuka. Abavuga ngo mwami siko bose bazabona Imana, kandi ibyera byose ntabwo ari amata. Nicyo kintu ngiye navuga. Rero tugana ku musozo, nanatanga inama ku badivorce. Badivorce rero bene data, dufatanyije gucungurwa muri Kristo Yesu. Ni ukuri urugendo rwo kwibana ruragora, ariko navuga ngo bantu mudukurikiye, nubwo kwibana bigora, nubwo kwibana ari ibintu bigoye cyane, nabisubiramo nshikamye, navuga ngo nimukomere. Imana irabazi kandi Imana irabakunda. Ijambo ryaratubwiye ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Imana irakuzi, ibyo wacuyemo Imana irabizi, ibyo wabayemo Imana irabizi, ibyakubabaje Imana irabizi, na bya bindi byose tutarondoye hano kuri kamera Imana irabizi. Nicyo kintu ngiye nasorezaho. Ariko mu by'ukuri ijambo riri muri iki kintu, navuga ngo abantu bakomere ku misaraba yabo, Joel, abantu bakunda imisaraba yabo, kandi nyuma y'iki nyuma yo kubabazwa hari yo kwishima. Umukira byange, umukena byemere. Hariho igihe Salomo yaravuze ngo hari igihe cyo kurunda amabuye n'igihe cyo kuyasanza. Mu yandi magambo, umukire cyangwa umukene babyemere.
ni ukuri hariho igihe cyo guseka, hariho igihe cyo kwishima, hariho n'igihe cyo kubabara. Hariho buri gihe n'igihe cyacyo. Ubundi igihe kizavuga, niko nabivuga. Igihe nicyo gisobanura ibintu. Ubundi ikiba kigoye ni igihe, niko nabisobanura. Yes. Ngira ngo birumvikana cyane. Reka tugushimire cyane Madamu Jackie kuba wateye intambwe maze ukaza kutuganiriza. Nkunda kubwira abantu ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayikorera, iguha umugisha cyane kubwira ivuga butumwa ryuje amagambo menshi yihumure uburi kugeza ku bantu, kandi ndakubwira ko nutagwisari utazabura kubona umusaruro w'irivuga butumwa umaze gukora, ndetse n'irindi rikomeye cyane rikikuri imbere, kandi cyatumye Imana ikunyuza mu bikomeye yagiraga ngo igukomeze, maze uzabona uko uzajya gukomeza abandi. Uratanga nimero ya telefone tugana ku musozo. Hari wakubona agashaka kukuvugisha, nubwo ziri buze kuba zanditse hariya hejuru, ndetse tunashishikariza abantu ko afite chaîne yivuga butumwa ibiriho ibiganiro bitandukanye n'ibindi byinshi yitwa Imana Irakiza TV. Wayisura ugasubscribe ugasharinga, maze ubwami bw'Imana bugakomeza kwamamara. Uratanga nimero maze nkuko watangiye udusengera, n'ubundi dusozanye n'isengesho. Imana iguha umugisha. Yego, nimero yanjye ni 0784 12 75. Ndasubiramo 0782 82 12 75. Mbere yuko dusenga hari akaririmbo nifuza kuririmba dusoza, karamfasha cyane. Nawe udukurikiye nakagutuye, n'akumuhanzi witwa Papi ndagakunda cyane. Karavuga ngo nzafata ibimpungisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo, ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika, ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Nzafata ibimpungisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo, ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Mana turagushimiye, dushimiye urukundo rwawe dukunda, dushimiye ineza yawe. Ntago tuzicuza kugukurikira, kuko muri wowe harimo amagambo y'ubuzima, muri wowe harimo amagambo y'ubuhungiro, muri wowe harimo igisubizo cy'ibyo twifuza, muri wowe harimo amahoro n'ihumure, muri wowe niho tubona gukira no gukizwa, muri wowe niho twambarira, niho turira, muri wowe niho tubonera amagambo y'ihumure. Mana turagushimiye. Nkweretse abantu bose barebye kino kiganiro, uburinzi bwawe bubabeho, amahoro yababeho, ubwiza bw'Imana buture muri bo, ibikomere byose bafite ubyomere ko Imana muri bikomere, kandi umuntu wese uremererwa n'umudamu we umugirire neza. Mana umuhe imbaraga zo kwihanganira iki kintu, uremererwa n'umugabo nawe umuhe imbaraga zo kwihanganira iki kintu. Aba bantu wongere kubahuza, wongere kubaha urukundo nk'uko bakimenyana byari bimeze. Mana ubwiza bwawe bukomeze kubagota mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.